dufite abantu ariko batagize umutima w'ubunyamuntu ngo yumve yuko uyu munsi yagira ishyaka ryo gusengera igihugu cye, ahubwo akamera nka wa muntu utemisha amagize gute ari yicaye. Niyo mpamvu ejo bundi Imana yanyeretse iyerekwa rikomeye cyane. Dufite isezerano ry'Imana. Imana yarasanze ejo bundi irabimbwira ngo nzabwire abanyarwanda ngo mbabwire ngo umuntu wese uzi ko Imana yavuganye nawe, irambwira ngo mbwire cyane cyane abantu bafite ubuhanuzi banga Imana izabatabara nyuma y'imvura, ngo izabaha amazu, ngo nyuma y'imvura ngo izabaha amamodoka. Irambwira ngo si Imana yavuze icyo kintu. Iyo bavuga bati reka tujye guhanura, tuba abahanuzi b'ibigoryi tujye guhanura, duhanure tuvuga ngo nyuma y'intambara ngo Imana izabaha amazu. Iyo naravuze ngo Imana izama icyo gihe abantu bapfuye, izanyeze injyane muri abo bantu igire gute inyure. Ibyana 90 ubutaka bw'u Rwanda uko bwahoze, Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo nta nakadomo kabuzeho, bwose buzagaruka ku banyarwanda kuko Imana ishaka kwagura igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi wane navuze ngo nkunda abantu bajya muri competition. Umuntu la sita folema intambara, hari abera b'Imana bameze nka Mose, mumvugire ngo amen, bagipfukamye ku gihugu ndetse n'isezerano babwiwe n'Umwami Imana. Abo ngabo baracyasengera igihugu, abo ngabo baracyaririra igihugu, bari kumujishi w'igihugu cyacu. La sita fo irambwira ngo Imana itaza kuhaba ni Mesiri imwe tugahita tuva kuri ubu butaka. Ariko uyu munsi rero aba bantu bashaka gukorana n'abagashaka buhake ku gihugu cy'u Rwanda ni stop, kuko Uwiteka Imana akimanitseho inkota itukura. Abahanura nibahanure, batanga iminsi batanga ibi, ariko abo ngaba Uwiteka aje kubagotomera. Ntabwo isezerano ry'Imana ari ryo gusenya igihugu uzasigara urakishijwe cyangwa uri inyangarwanda urimo urahanura ibyo utazi. Oya, umutima wawe wowe muhanuzi. Ikindi ngiye kongera kuvuga hano, ejo bundi Imana yaransanze irambwira ngo abavuga ukuri nk'uko nguko ntibazahembwa. Turabashimiye mwese mudukurikira Kumenya TV. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde. Turabakunda cyane mwebwe mutuye mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba n'umujyi wa Kigali. Turabashuje cyane. Namwe muri diaspora, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde. Muri Amerika, i Burayi, muri Canada, mwese Imana ibakomeze kandi ibahe umugisha. Imana rero nibarinde. Turabakunda cyane mwebwe mwakanze subscribe, n'abatarayikanze mukande subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu dukora, kuko ni mwebwe mutuma dukora ibiganiro nk'ibi ngibi by'ijambo ry'Imana kugira ngo Imana idukize ibyaha byacu. Ngaho rero Imana nibarinde kandi Imana ibakomeze. Muri uyu mwanya rero dufite umukozi w'Imana ni Egide, nibwo bwa mbere tumwakiriye, ariko ni umukozi w'Imana Imana yahagurukije kugira ngo ababwire ubuhanuzi Imana yamuhaye cyangwa icyo Imana yamuhaye. Reka tumuhe karibu, dusengera Imana, dutangire n'ubundi twumva icyo Imana yamuhaye, natwe twumve, dutega amatwi, kandi ni ukuri hari icyo Imana irakora. Reka tumwakire kuri kamera zacu z'Umuremyi TV. Imana ibahe umugisha. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, turaguhimbaje, tugushimiye ko wongeye kudukingurira amarembo uyu munsi wa none, kongera kuduhuza n'iki kinyamakuru. Ntuhabwe icyubahiro. Ni iminsi myinshi ishize abera bawe batumva ijambo rikomoka mu kanwa k'igikoresho mburamumaro, nk'uko Pawulo yavuze ko ari igikoresho mburamumaro. Nanjye ubwanjye rero ndi igikoresho mburamumaro imbere yawe. Nkora ibyo nkoresheje, ntago nakora ibyo nikoresheje. Aka kanya ndasenze, natuye amagambo meza imbere y'ubwoko bwawe bugiye kumva ijambo ryawe. Ubaho umutima wo kumva ndetse no kukumvira, aho bari hirya no hino ku isi, muri Afurika, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika, ab'uruhu rwera, ab'uruhu rwirabura, abo bose ubahe kumva ijambo ryawe ndetse no kuryumvira. Aka kanya rero turagushimiye kubw'akanya uduhereje, ukomeze ubane natwe. Buri muntu wese umugirire neza, umuhe kuramuka, umuhe ubugingo buhoraho, umuhe imbaraga, umuhe gukomera. Muri iyi minsi abantu babuze imbaraga z'umutima, babuze gukomera kubera ibintu bagenda bumva hirya no hino, ariko kuko ari we nkomezi, uduhe imbaraga zo gukomera mu mutima ndetse no gukomeza inzira z'igisiyoni mu mitima yacu. Urakoze Mwami wacu rero, ngaho ukomeze gufungura amatwi yacu n'imitima kugira ngo twumve ijambo ryawe no iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Mbere na mbere, ijambo ry'Imana nari mbakumbuye, hari haciyemo igihe kirekire tutaboneka imbere y'ubwiza bw'Imana.
tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubonera mu gitabo cya mbere cya Timoteyo mu gice cyaho cya urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo mu bice byaho bibiri. Mutwe w'ijambo uravanga ibyo gusabira abantu bose. Irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira. Kabiri, ariko cyane cyane abami n'abatware bose kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Iryo ni ryo jambo Imana impaye muri aka kanya. Iri ni ibyo Pawulo yandikiraga nde Timote, avuga ko dukwiye gusengera abantu bose. Hano ntiyavuze ngo ni uwera, ntiyavuze ngo ni umukiranutsi, ntiyigeze avuga ko ni abantu bose muri rusange. Waba ukiranuka waba udakiranuka, ni ngombwa ko aba bantu ugire gute ubasengera. Iri jambo rero yarivuze ariko ngo cyane cyane abami n'iki n'abatware. Uyu munsi twese turimo turumva impuha z'intambara, ibyo bavuga hirya no hino, yaba ari ku mbuga nkoranyambaga, yaba ari mu bahanuzi bari guhanura n'abandi bantu bose, turagenda gutya tukumva abantu barimo bavuga izo mpuha. Ariko ntibikuyeho ko icyo Imana yavuganye na Nepo kizagira gute kizasohora. Niyo mpamvu Imana ikeneye abantu bakwiriye kujya ku mavi bagasenga, kuko twabonye Mose yakoze ikintu gikomeye cyane. Aroni ubwo yari amaze kwinjira mu kibi, anategetse ko abantu bakura impeta zabo ku matwi, ngo aragenda araziyaza azikuramo ikimasa, ngo barakiramya baragihimbaza, mbese bagikorera imihango, baravuga bati iki nicyo cyadukuye muri Egiputa, igihe Mose yatindaga hehe ku musozi. Ariko Mose kuko yagiraga urukundo rw'abantu, amen, akagira urukundo rw'igihugu cy'i Kanani Imana yari yarabasezeranije, nibyo byatumye yikubita imbere y'Imana amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya umutsima atanywa n'amazi, abiteshejwe n'urukundo rw'abantu yari ari kumwe nabo, abiteshejwe n'urukundo n'imbaraga Imana yari yakuje umuntu mu gihugu cya Egiputa. Niyo mpamvu uyu munsi wa none abantu dukwiriye kubera amaso igihugu cyacu. Reka mbivuge, kuko njya mvuga ngo umuntu udakunda igihugu cye nta nubwo azakunda Kanani, nta nubwo azakunda ubwami bw'ijuru. Niyo mpamvu uyu munsi wa none dufite abantu ariko batagize umutima w'ubunyamuntu, ngo yumve yuko uyu munsi yagira ishyaka ryo gusengera igihugu cye, ahubwo akamera nka wa muntu utemisha amagize gute aryicaye. Niyo mpamvu ejo bundi Imana nyeretse iyerekwa rikomeye cyane. Imana inyereka ko imbwira ngo mu 1890 imbwira iryo jambo, irambwira ngo igihugu cyacu cyari kinini kitaragabanywaho imbibi. Irangwa abazungu, burya hari umuvugabutumwa uvuye hano imbere aravuze ngo na Satani agira gute arerekwa. Yabivuze ndabyumva cyane, ngo abazungu bari bafite iyo gahunda, bagashaka buhake ngo bari bareretswe ku gihugu cyacu ko bagomba kugihanagura ku ikarita y'isi, kikavaho kubera ko babonaga yuko kizaba ikinyembaraga mu gihe kidasanzwe. Ubwo duherukana narakubwiye ngo Imana ikorera mu binyantege nke, ntabwo Imana izajya gukora mu Banyamerika. Bibwira ko bafite ubwenge, bibwira ko ari abanyambaraga mu mbaraga za rutura, ariko ntabwo Imana izakorera muri bari, ahubwo izakorera mu gahugu kadafite ishusho. Izakorera ku muntu nka Egide ukomoka mu muryango epfiriye, aho abantu bose bareba yuko ibintu bitagira gute bitashoboka. Turahirwa rero, turi abanyamahirwe ku mugabane w'isi no ku mugabane w'iki wa Afurika. Turi gatoya kandi buri muntu wese ashaka kutwogeraho iki h'uburimiro, ariko dufite isezerano ry'Imana. Mwene data Imana imuha umugisha, yavuze ku isezerano. Dufite isezerano ry'Imana. Imana yarasanze ejo bundi irabimbwira ngo nzabwira abanyarwanda, ngo mbabwire ngo umuntu wese uzi ko Imana yavuganye nawe, irambwira ngo mbwire cyane cyane abantu bafite ubuhanuzi banga Imana izabatabara nyuma y'imvura, ngo izabaha amazu, ngo nyuma y'imvura ngo izabaha amamodoka. Irambwira ngo si Imana yavuze icyo kintu. Iyo modoka izaguha uzagendamo wenyine abantu barashize. Imana isaba ibitambo by'uko abantu bapfa kugira ngo isohoze ibyo abantu yabasezeranije. Iyo nzu uzayinjiramo gute amaraso y'abantu yaramenetse, uzajya mu iyo nzu usinzira ngo ni Imana yayiguha. Uyu munsi niko gukora kw'Imana. Imana ikorera muri iki gihe abantu bose bacecetse. Imana irambwira ngo mbwira abantu bafite amasezerano ko nta sezerano bafite. Irabimbwira ngo nta sezerano bafite, kuko Imana si Satani bajya gusaba ubutunzi ngo zana umugore wawe zana umwana wawe.
Imana itangira ubuntu, ntimena amaraso kugira ngo ihe Jide, ntimena amaraso kugira ngo ihe bagenzi banjye bari ahangaha, ahubwo imena amaraso kubw'urukundo agize gute yadukunze, ari rwo Kristo Yesu yadukunze akamena amaraso ye akatubambirwa ku musaraba tukabambura. Ikindi cya kabiri, Imana yambwiye ngo umuntu udakunda igihugu cye n'ubwawe mu ijuru ntabwo azabukunda, kuko udakunze igihugu cyawe gakondo, brandi yawe ni igihugu cyawe, brandi yawe ni Kristo Yesu. Nudakunda igihugu cyawe nta nubwo uzabukunze n'iki n'ijuru. Dufite abantu rero birirwa bahanura ibyago n'amakuba kandi benshi bataratumwe n'Imana, bavuga bati ahubwo bo babitse amasezerano y'amahoro, bavuga bati reka tujye guhanura, tubahanuzi b'ibigoryi tujye guhanura, duhanure tuvuga ngo nyuma y'intambara ngo Imana izabaha amazu. Iyo naravuze ngo Imana izama icyo gihe abantu bapfuye, izanye zinjyane muri abo bantu igire gute inyure. Ibyo izama se uzaba ko bivuye mu kuboko kw'Imana? Iyo nzu ndi kuririra nayo nepaka yima ariho ari muzima bidasabye igitambo cy'abana be, ntiyakoresha uyu mwene data imodoka akayima bitagombye ko abantu bapfa? Ntabwo Imana itanga kubera ko abantu bapfuye, ntabwo yabuze ibyiza gute ibyitanga. Hanyuma irambwira ngo nzongere mbwira Abanyarwanda 1890 ubutaka bw'u Rwanda uko bwahoze, Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo nta nakadomo kabuzeho, bwose buzagaruka ku Banyarwanda kuko Imana ishaka kwagura igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi wane navuze ngo nkunda abantu bajya muri competition, umuntu la sita folema, umuntu utarwanira competition ngarwanira ubwigenge, uwo ngo ntago ari umuntu w'Imana. Umuntu utarwanira kwagura imbibi z'umunani we z'igihugu cye, narwanire kwagura imbibi z'umuryango we, uwo ngo nta muntu urimo. Yesu ashimwe cyane. Ni igihe cy'uko iby'Imana yavuze ku Banyarwanda Imana igira gute ibisohoza, kandi yarambwiye ngo nzongere mbwira abantu kandi nanone ngo yuko uko yasamuraga ubutaka kera bukamira abantu, n'uyu munsi wa none irimo rasamura ubutaka bukamira abantu. Ikindi cya kabiri, abantu bavuga ngo intambara, hari abera b'Imana bameze nka Mose, mumvugire ngo amen, bagipfukamye ku gihugu ndetse n'isezerano babwiwe n'Umwami Imana. Abo ngabo baracyasengera igihugu, abo ngabo baracyaririra igihugu, bari ku mujishi w'igihugu cyacu. Resitafo irambwira ngo Imana itaza kuhaba ni Mesiri imwe tugahita tuva kuri ubu butaka, ariko Imana irambwira ngo iracyamanitse amaboko, ntizigaragaza mu bazungu ahubwo izigaragaza ku Munyarwanda. Haleluya. Irambwira ngo abantu be kugira ubwoba, ngo abo gupfa bo barimo barapfa n'ubu ngubu, ni ruta bagomeye Imana barimo barapfa. Yarambwiye ngo sinzarira bari gupfa uyu munsi wa none, ngo kuko bamwe bagomeye Imana ubutaka burimo buragira gute, burimo burasama bukagira gute bukabamira. Simenya kubivugira ku mbuga nkoranyambaga, ndari ndimo bavuga abantu b'iwacu hari abatsinda bapfuye, ndavuga nayiwe Mana we ntibimeze bite, irasanga n'injoro irambwira ngo ceceka, ati kuko nasamuraga ubutaka bukamira bakora na dotari, n'uyu munsi wa none ndacyasamura ubutaka bukamira abantu bangome, abantu bihishe mu ijambo ry'Imana. Rasitando sikolavo bihishe kuvuga ngo bakorera Imana, bihishe kuvuga ngo ni abapasiteri, ariko ari amasega aryana rasirando. Kandi nicyo gihe cyo kugira ngo Imana ikore, izakora kandi ibyavuganye natwe izabikora. Irambwira ngo irinze imbibi z'igihugu cy'u Rwanda, ngo ndetse kandi iracyongereye, ngo kuko ubutaka bwose bwajyanywe na bushaka buhake, Uwiteka abugaruye mu biganza by'Abanyarwanda. Mana nambwira ngo abantu batuze umutima basenge, Imana irumva. Iravuga ngo nuko Uwiteka avugira mu kanwa ka Paulo, aravuga ngo bwira Timoteyo ngo senga kandi usengera abantu bose, ubasabire utarobanuye, utavuze ngo uyu ni umujura, utavuze ngo uyu ni umwicanyi, utavuze ngo ni umugambanyi, sengera abantu bose. Niryo jambo yavuze ngo cyane cyane abami n'iki n'abatware, ngo basengere kugira ngo uramire mu gihugu. Byaba bimaze iki Imana itaduhera amasezerano mu gihugu yatubwiye? Simwe marimo muvuga ngo bari muri Amerika barimo baravayo nyine kuko bagiye kuzerera. Igihugu cyacu Imana izagihindura paradizo, ibyo twavuganye n'Umwami Imana bizasohora, ntago ari kera. Uyu munsi wa none ntago reba kuntu tungana, ariko tukaba tuvugishije isi yose amangambure. Ese bakagombye kuvuga ari amagambo ari abantu bakomeye? Nuko twebwe dufite isezerano. Nakubwiye ngo isezerano rya mbere nuko twebwe agahugu kacu gasuzuguritse, iryo ni ryo sezerano. Ikindi cya kabiri dufiteho umugabane, nuko Imana yavuganye n'abakurambere bacu ngo u Rwanda ruraterwa ntirugira gute ntirutera. Iyo umuntu ahagaze ku cyo Imana yavuganye nawe, kabone nubwo byagenda gute, Imana ikomeza isezerano. Imana ikomeza isezerano. Haleluya. Imana ikomeza isezerano.
irambwira ngo nzababwire ngo imbibi z'igihugu cy'u Rwanda uko cyari kimeze kose Imana yari yaragishyizeho, nta n'umuntu n'umwe uzatwara n'akadomo kacyo, kuko Uwiteka Imana agiye kurwanisha intambara bagatanga n'icyumweru bagatanga n'ukwezi. Abo ni bandi batema ishami ry'igiti bagize gute baryicayeho, bakavuga bati nyine niza nzajya mu modoka ibaze udatinya kuzaryama mu nzu yamenewe amaraso akayicengeramo akavuga ngo ni isezerano ry'Imana. Sha reka mbabwize ukuri, iryo sezerano ryewe sinzarijyemo. Niba Imana ari uko itanga ntizame bene ako kageni, ibura kuguha abantu bahari ngo barebe isezerano ry'Imana. Erega n'ubu ngubu nanjye mvuga gutyo ndakodesha, nanjye mvuga gutyo ngenda n'amaguru, ariko mfite isezerano ry'uko nzaba mu mazu. Ku kindi cya kabiri njya nenga abantu benshi cyane basenya amazu abantu bagira kwizera gutya, baravuze ngo ubuse ngo none twebwe abera b'Imana tuzamunzu zimeze nk'imyobo, ni twebwe tutaremewe kujya muri etaje, tuzayijyamo kandi tuyigishwemo kubera imbaraga z'Imana. Ntabwo tuzayijyamo Imana yamennye iki? Yamennye amaraso. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko Mose rero arapfukama arasenga, bigaragara mu gutegeka kwa 2:9 guhera ku murongo wa 18, ngo arubarara ngo asengera Aroni kuko yari yarakoze ikizira, ategeka ubwoko bw'Imana kubumba ikibumbano, barakiramya baragisingiza. Nyabuneka ku Imana yacu ivuga ngo izirana n'umuntu uzasenga indi mana, ariko gusenga kwa Mose kwahinduye ibintu, ngo asengera Aroni, Imana igira gute? Iramubabarira, ibabarira Abisirayeli bose. Ayigira inama arabwira ngo mwami biragatsindwa, nta nimubwira ngo nabica bose nkabakuraho. Kubaka ibintu biravuna. Yesu ashimwe cyane. Imana twubakiye igihugu, ni nayo ivuga ngo izaza kugisenya. Ayiwe biravuna kubaka, uko waba ufite umunyambaraga kose kubaka bigira gute? Biravuna. Yesu ashimwe cyane. Ngo arasenga Mose ngo ashyira amavi hasi iminsi 40 n'amajoro 40, mamagariye abasenga Imana mu kuri no mu mwuka, abari ku mugabane w'Afrika, ku mugabane w'Uburayi, abantu bakunda igihugu cyacu, twe kwita kucyo aba bantu. Uriya nashimye umugabo umwe Traore yavuze ijambo rikomeye ngo dutunze abantu bitwa ba Rwesamadongo b'abazungu. Yarabivuze bakorera mu kwaha kwabo, kandi arongera avuga ijambo rikomeye. Kadafe niwe warivuze, numva ngo arivuga ku bazungu, aravuga ngo ironda ruhu ntirizarangira igihe imodoka ikigendera ku mapine y'iki y'umukara. Ariko nawe abwira ijambo rikomeye, aravuga ngo ariko bajye bamenya yuko natwe abirabura tujya muri toilette tujyanye impapuro z'umweru, hehe muri toilette ntitujya tujyana iz'umukara. Uyu munsi rero abo bantu bashaka gukorana n'abagashaka buhake ku gihugu cy'u Rwanda ni stop, kuko Uwiteka Imana akimanitseho inkota itukura. Abahanura nibahanure, batanga iminsi batanga ibi, ariko abo ngaba Uwiteka aje kubagotomera. Ntabwo isezerano ry'Imana ari ryo gusenya igihugu cyavunye u Rwanda rwacu rwaravunitse. Kuva 1994 twabonye ibyabaye. Ninde muntu wifuza gusubira mu ntambara y'ibyabaye? Ubivuga nuko atabizi, nuko atigeze akurikira amateka yacu. Imana yacu rero irubaka ntigira gute? Ntisenya. Niyo mpamvu rero mpamagara abanyamasengesho be kugira ubwoba. Abaturage abari hirya no hino, hari icyo Imana yavuze ku Rwanda. Imana yarambwiye ngo iruhagazeho, si rimwe si kabiri. Nyiri joro yabinyeretse, irambwira ngo genda kurangura. Ntabwo nabimeretse ku kinyamakuru, irambwira ngo bambwire ngo amahoro arahari kubanje, ariko kubangomeye ubutaka nagize gute? Narabwasamuye burimo burabamira. Intambara yo kubaho iriho. Navuze ngo umuntu udakunda, nje shimiranya kubaho, akunda competition. Uzatinya umuntu udakunda amarushanwa, uhora utinya, ariko umuntu ukunda competition uhora uvuga ati ngewe nzarwanira iki? Nzarwanira kuba uwa mbere. N'iki Imana ishaka Yesu adakunda competition, yari kumanuka mu ijuru ngo azarwanire umuntu ngo abeho. Kandi bamenye neza yuko intambara itazareka kubaho mu gihe hagati ya Yesu Kristo na Satani itararangira. Niyo mwisi hagati y'ibihugu ntizagira gute? Ntizarangira. Yesu Kristo na Satani niwe azarangiza intambara yo mwisi. Niyo mpamvu tudakwiye kugira ubwoba bw'iki? Bw'intambara, ahubwo dukwiye kuba abasirikare bande ba Kristo Yesu. Kabiri, ijambo rigaragara mu Kuva 17 umurongo wa 17 hatubwira uburyo Yesu yari yagiye ku rugamba ari kurwana. Mose amubwira ngo jya ku rugamba, nanjye ndazamuka umusozi, ndatwara inkoni yanjye, ndajyana na Aroni na Huri,
murwane, nanjye ndakoresha isengesho la sita forando, mpamagarira abantu bameze nka Mose, mpamagarira abantu bameze nka Awuri, mpamagarira abantu bameze nka Aroni, nibaze turwane urugamba rw'igihugu cyacu turukure ku ngo y'abadayimoni. Abavuga ko bizaba ntabwo bizaba, natwe turi kumwe n'Imana isumba byose, turi kumwe n'abasirikare bambaye full combat, natwe turi abasirikare mu kuri ndetse no mu mwuka. Umuntu utagirira ishyaka igihugu cye ntazagira n'ishyaka gakondo. Ese reka nkubaza, abagore nibo bajya bagira ibanga, buriya wibye ukiba byanyabyo bakaza kugusaka, umugore yavuga ngo umugabo wanjye yibye, vuga ngo nta nubwo yabivuga kabone nubwo baba barimo bagufatira mu cyuho, kubera urukundo akunze iki umugabo we. Uyu munsi wa none abantu babuze urukundo rwo gukunda igihugu cyabo, bise abanyamahanga. Nicyo kibazo abantu dufite. Ariko ngo nuko Mose ajya ku musozi, ngo yamanika amaboko, Yesu agakubita Abimeleki akabanesha, ngo yaruha amaboko yamanuka Abimeleki bakanesha Abisirayeli. Ngo nuko bajya inama, nyene abantu tujya inama, nyene abagabo nka Aroni na Uri, kandi namwe hano murahari, tujya inama ku gihugu cyacu. Uyu munsi wa none abantu birirwa bari ese wowe urakijijwe 100%? Iyo ntambara uhamagarira igihugu we n'umuryango wawe murakijijwe? Wowe urumva ibyo uri mureba ushaka kugira ngo uzafate uzabisingira urakijijwe, uzasigara urakijijwe, cyangwa uri inyangarwanda urimo urahanura ibyo utazi? Oya, umutima wawe wowe muhanuzi. Ikindi ngiye kongera kuvuga hano, ejo bundi Imana yaransanze irambwira ngo abavuga ukuri nk'uko ntibazahembwa, ngo ariko abavuga igihuha cy'intambara, kubera ko dufite abanyangarwanda bari hirya no hino, ngo bohereza amadolari ko bavuga igihuha cy'intambara, ngo bakaryaho bakarushaho guhaga, ngo kugira ngo ejo bazabone kongera kuhanura ibindi bikomeye mu baturarwanda, kugira ngo nyine barimo barabafasha bo hanze, babohereza ku mafaranga kugira ngo igihuha gikire gute gikomeza abantu. Ikindi cya kabiri, Satani yazamuye iki gihuha kugira ngo abantu bave mu masezerano y'iby'Imana avuganye nabo. Uyu munsi wa none umuntu urimo wumva intambara no gusenga ntasenga, ahita yibagirwa amasezerano Imana avuga ati ya modoka sizayimite ko n'ubundi barimo bavuga intambara, gusenga bagize gute barimo barabyibagirisha abantu. Imana irabeshya n'ubundi bagiye mu gahuge k'icyo Satani arimo aza kubongorera mu matwi y'abahanuzi birirwa bavuga ngo intambara. Imana yacu ishimwe yuko itubera ahabona, nta kizaba ku gihugu cy'u Rwanda, abazapfa bazapfa, n'uyu munsi bari kugira gute bari gupfa, nongere mbisubiremo, Imana izagenda ibica ni ruto ni ruto. Mamagariye abantu rero bameze nka Mose, mamagariye abantu rero bameze nka Uri, mamagariye abantu rero bameze nka Aroni, bafata amaboko ya Mose ngo kugira ngo Yesu abashe gutsinda urugamba igihugu cyacu kiriho, natwe tururiho. Haleluya! Nubwo bafite intwaro z'intambara, natwe dufite intwaro yacu ariyo jambo ry'Imana, kandi tuzatsinda umuzungu wese, tuzatsinda South Africa, tuzatsinda Congo, tuzatsinda Burundi. Icyo tuzi cyo nuko turwanira mu kuri, kandi tuzagira gute tuzanesha. Twebwe nibareka amateka arimo arisubiramo, ibi tureba n'iby'amateka yisubiramo kugira ngo Imana yagura imbibi z'iby'igihugu cyacu yagize gute yavuzeho. Ijambo rero ryatubwiye ngo nuko Pawulo abwira Timoteyo ngo musengere abantu bose, ngo ariko cyane cyane abami n'abatambyi. Wowe urimo urasenga ute? Wowe urimo urasengera nde? Aho nturi gusenga uvuga ngo ibyago bigurira igihugu, ijambo riratubwiye ngo cyane cyane abami n'abatambyi, abo nabo bakwiriye imbaraga z'amasengesho, igihugu gikwiriye imbaraga z'amasengesho, abahanuzi bakwiriye imbaraga z'amasengesho, abari ku rugamba bakwiriye imbaraga z'amasengesho. Bene data, nicyo gihe, ntabwo ari igihe cyo kuryama, si igihe cyo gusinzira, si igihe cyo kwicara mu munezero, ni igihe cyo kugira ngo duhaguruke natwe dufatane amaboko dusenge. Shimira abantu baherutse kumamagara bambwira ko bari mu gusengera igihugu cyacu, Imana ibaha imbaraga n'amavuta. Mugurira abantu bari hirya no hino, abumva dufatanije kurwanira ubwigenge bw'igihugu cyacu, kuko Imana yarambwiye ngo ku isi hose ngo abantu basenga n'Abanyarwanda, kuko abantu bose bateye Imana iki umugongo. Kuko Imana yacu itica rero mu gihe cyo kwica irica, mu gihe cyo gukiza ikagira gute igakiza. Iba yarica, iba yarahereye kuri Aroni wategetse ubwo bwoko akaburemera icyo
ikimasa, ariko habonetse umusabira ari we Mose. Yaramusaba, Imana imugira gute? Imugirira imbabazi, imugirira impuhwe. Ni ngombwa ko twagomeye Imana, tukagomera Imana, tukayigomera koko biragaragara, twijanditse mu bibi, ariko nitwongera tugapfukama tugasabira abantu, tugasabira abera b'Imana, Imana iratubabarira kandi Imana iratugirira neza. Rero abari mu hirya no hino, abari muri Afurika, aho ku mugabane w'Uburayi, abantu bakunda igihugu, abantu bareba Umusaraba TV, bumva ibi biganiro, baze bandike, tugwizanye imbaraga, dusenge, aho bari hose bashyira amavi hasi, bamenye ko Imana iri gusohoza icyo yavuze ku gihugu cy'u Rwanda. Imana ishimwe cyane. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, uri Imana ikomeye, uri Imana y'inyembaraga, uri El Shaddai, uri Jehova Rafa, kuko icyo wavugiye mu kanwa k'igikoresho mburamumaro havuga yaremye Jide. Warabinyeretse, si ibyo nihimbaza, mvuga mbwirijwe nawe, unyemere uzabimenyekanisha ikimenyetso cyawe cyo kwera no gukiranuka, kuko uri Imana itavuga amasigara cyicaro. Natwe ubwacu hari ibyo wadusezeranije, turacyabyiteguye, ntibirasohora, ntabwo uzabiduha nyuma y'icyo gihe. Ntusabwa amaboko, ntusabwa inkunga, ibyo uduha ntibisaba ibitambo. Igitambo dusabwa ni kimwe gusa, ni ukwizera isezerano ryawe. Icyo nicyo dukoresha, nicyo tugenderamo, nicyo twubashye, nicyo tuvugiramo. Nuhabwe icyubahiro yuko ibyo wavuze ku gihugu cy'u Rwanda uzabisohoza. Kandi Mwami, urakoze ko ari wowe ugose igihugu cyacu. Mwami, ukaba utwoherereje marayika w'Umwami Imana, marayika w'umucyo, uwajyanye na Yesuwa bagiye gutera. Mwami Nyiringabo Imana, la sita lazobe efone madra la kosinema, ubwo bari kuzenguruka Yeriko, ngo Yesuwa agira ihishurirwa, abona uwo marayika aramubaza ngo mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Aravuga ngo ni Uwiteka wanyohereje kugira ngo turwanire urugamba. Ndagushimiye ko wohereje marayika n'ingabo zo kugira ngo turwanire Abanyarwanda mu izina rya Yesu Kristo. Mwami rero udukomereze amaboko, kandi iki kinyamakuru ukomeze kukigwiriza imbaraga mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa, amen. None Paul reka nkubwire, ubu dufite abagabo 10 b'ibigoryi, Bibiliya ibivuga. Muri 12 bagiye gutata igihugu cy'i Kanani, ngo 10 bazanye inkuru y'iki y'incamugongo, baza bavuga ngo igihugu kize gute kirarimbutse. Ariko ugiye kubona abagabo 2 bagiye kuvuga ngo nubwo aba bavuze yuko imbere yabo tumeze nk'inzige, ariko tuzabarya nk'abarya imitsima. Hari abahanuzi 2 Uwiteka Imana yasigiye kugira ngo bongere babyutse inkovu zababaye mu mitima y'Abanyarwanda. Abanyarwanda twarababaye, ibyabaye ntabwo bizongera kuba, kuko Uwiteka Imana duhanzeho erega ari biba. Nababwiye ngo ntabwo babirirwa uyu munsi wa none bahora muri izi nama batwiga buri munsi. Ni ukuvuga ngo ni roketi imwe tukaba turashize. Ariko Yesu we wenyine ubwe yashyizeho igitinyiro n'icyubahiro ku gihugu cy'u Rwanda. Rero abantu bose nibatuze umutima, Uwiteka ari kumwe natwe. Ejo ni ingaruka nzababwira ibindi Yesu yageze gute, yagiye inyereka. Ariko ku gihugu cy'u Rwanda ni stop. Amahanga yose abimenye ni stop. Abagashaka buhake ni stop. Babandi barwesa amadongo Traore yavuze ni stop, kuko hari icyo Imana yavuze kuki ku Banyarwanda. Ntabwo rero dutinya gupfa, kandi nubwo yanaza twe ntidutinya urupfu, ahubwo twebwe duharanira kuzahora tugira icyo bita competition. Ntavuze ngo umuntu utarwanira, umuntu ubasha kwicara ngo icyo yavuze cyose yemere, uwo nguwo rwose ni ikigoryi. Kandi Bibiliya ivuga abagabo b'ibigoryi. Ariko umugabo nyawe nuhaguruka agahagurukira igihugu akakirwanirira. Imana iduhana umugisha. Imana igumugisha Ejide n'ubutumwa twari tubukeneye mu gihe nk'iki ngiki. Imana igukomereze amaboko mu izina rya Yesu Kristo, kuko dukeneye abantu bagara mu cyongo cya Eliya ahagazemo. Reka tugusabira umugisha, ariko tuguhe n'akanya utange nimero za telefone, ntabwo wagenda utazitanze, kugira ngo ugukenera abe yakubona. Ni karibu. 078 233 014 078 233 014. Imana ishimwe. Niyo nimero abantu bambonaho, abifuza ariko ko cyane ko dukwiriye gukomezanya gufata mu mugongo igihugu cyacu, twe kumera nk'indyarya z'Abafarisayo zirimo zitema igiti zikicayeho, kibaza ngo bazaba ari munsi y'ubutaka cyangwa azaba ari mu kirere, sinzi hazaba ari. Imana yacu ishimwe. Reka rero mbasengere, mbasabira umugisha, mbasabira gukomera, umutima wawo waguke, kandi ishimira cyane abantu bakurikira ibiganiro by'Umusaraba TV. Imana ijye ibaha imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Amen. Kandi nabo baze badufashe
batanga inkunga yo kubaka igihugu cyacu mu mbaraga z'amasengesho. Imana ishimwe cyane. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, turaguhimbaje, tugushimiye ku bw'aka kanya, tugushimiye kubwira ijambo mwami nyiribihe Imana rigere mu mitima y'abihebye. Hari abanyarwanda bihebye, ari abari mu gihugu, ari abari hanze, hari ndetse n'abaturanyi bacu batari abanyarwanda bazi ubwitange bw'igihugu cy'u Rwanda. Abo nabo mwami bagereho, ubahe gukomera, ubahe kugwiza imbaraga, ubahe kuba mu ruhande rwabo, cyane cyane ugere mu mitima yabo, ubahe icyo umutima wabo wifuza. Amasezerano ni menshi waduhaye, wanaduhaye ko tuzaramira mu gihugu cyacu. Igihugu cyacu ntitwagisumbisha amahanga, ntitwagisumbisha Amerika, ntitwagisumbisha Uburayi. Igihugu cyacu ni igihugu cyacu waduhaye, wakiduhaye nka gakondo. Brande yanjye ni igihugu cy'u Rwanda, brande y'abankomokaho ni igihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu mwami nyiribihe Imana tuzakomeza kucyubararaho kugeza iteka ryose, kugeza kugaruka kwawe. Rero buri muntu wese umuha imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwo gukomera ku gihugu cye, ndetse no kugisengera iteka ataruhuka ku manywa na nijoro. Kandi nkangurira na buri muntu wese mwami uri hirya no hino, umuha imbaraga zo gukunda igihugu no kugisengera iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Egide, Imana igumugisha. Ndawakiriye. Dushimiye umuntu wese abonye natwe muri icyo kiganiro. Dusubikiye ahangaha ikiganiro cyacu ku Musaraba TV, nakagaruka. Ciao ciao.